harya wowe ni gute nshobora kugusiga mu rugo ndagera mu rugo inshuro 3 zose ku munsi ngasanga udahari uba wagiye wagiye gupagasa kandi ari njyewe ari wowe mpagasiriza kugira ngo ubeho usugera mu rugo si ndahagera saa 7 muri pause ngasanga ntabwo uhari kandi mba ndagusigiye ibyo uteka ngo ngere mu rugo niki none ngo uba wagiye nawe gupagasa uri gupagasiriza ndeka ari wowe mwana mba mfite mba ndikuriza none se urumva bizagenda bite ntari ndazi urya ni bande se babirya ko ari wumva ndabisigiye ibi bintu se wambaye ni ibyiki usigaye wiga gutera ibipfunsi uramenye uhera uyu munsi nze no gusanga mu ongera kugira mu rugo singusangeyo uzambona uri kubyumva dore amateka yawe atazarangira nabi ugomba kwifata ukiga ishuri neza ukamenya ubwenge kuko nutamenya ubwenge isi uzayibona none se ubundi reka manze nkubwire iki kintu wambaye ni ubwo si inshuti ntawe se ufite inshuti iyo nshuti manza ari zaguta mu bibazo wa mwana uhereye ejo uzongera gusanga icyo kintu cyambaye uri kubyumva sawa nimugoroba usanga hari amuriko kandi nsanga ibintu bimeze neza komera mwana se nitetura komera cyane biragenda naringiye ugiye hehe sika naringiye ajya wowe za duru zaje ngo bimeze bi none si wowe dufitanye diru yuko narakuguriye ejo bundi ubusize nawe ugomba kungurira twajyane kujya kungurira urangurira bisi siko ejo bundi wakuguriye ubutaha vuba kandi vuba amafaranga ni iki gira vuba tugende witinde nagora n'ikabutura nta mafaranga asigaye arimo rero ni kubaje kukugurira mvure wagikaitasiwe ntago buri munsi njera nk'uwangugurira wumvishe ute kumva utaza nawe ngungurire wumvishe ejo ubwo ni kera mu kanya nitwongera guhura ube wayabonye ntago njya ndagugura cyangwa wasyaga wayiba ntago mbizi wumvishe wireba hasi ndeba wumvishe ngo ngubwejyane ibyo bintu mwana wazajya ubigabanya kare ni ukuvuga ngo hano dufite ibitabo bitatu
uri kubyumva? Ibi bitabo ubona mfite birimo inyigisho 1500. Inyigisho hanyuma ugamije igize ko mbona ni ukukwigisha, uri kubyumva? Bikungije iki? Hano harimo inyigisho. Nyine uje kunyigisha iki? Reba izi nyigisho ubona, uri kubireba? Ayo mashusho se ni ibi ni byaturutse mu Bugiriki, uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo ikintu tugomba kwigisha, ni ugomba kukwigisha ukuntu iyi si ugomba kuzayibamo. Mwana ko navukiye mu Rwanda ko ndi umunyarwanda ubikore biki? Aho ngaho se hari ibintu byinshi waho ntabwo nkaba ndiriraho, nta bindi birimo. Ni ukuvuga ngo izi nyigisho zirimo hano ni ukukwigisha uburyo ugomba kuba muri iyi si ukiyakira, uri kubyumva? Siko ndi kubona ntacyo witayeho. Mwana mwabuze ibintu mukora. Oya ufite reba ibigoryi ufite wakuntu bingana. Nyuma ngo cya kintu cyarakunani. Ariko wapi ntabwo igihe kiragira ngo mwigishe, ariko none nawe ngo nibyo bitahe. Nibiki? Nawe ni utahe ugomba kumwigisha, ariko urabanduka umwigisha abo hantu. Umwana we yabaye imbobo yirirwa zegazegara mu muhanda, yabaye igisambo yirirwa yiba abaturage. Uje kunyigisha iki? Ugomba kukwigisha. Hajya wowe ubwo waraburetse. Nde? Wowe maze iminsi ndi kugusirisimba aho nari ndarakubuze. N'ubu ndi imbobo y'insirimu. Turasize. Ngomba kukwigisha, uri kubyumva? Urabona nka hano muri Mantuza, uri kubyumva? Handitswe ngo uburyo ushobora gukora ukaba watera imbere mu buryo bworoshye, ukiteza imbere ukaba watangira ku bintu dukeya, uri kubyumva? Wageze kuki? Ndageze kuki? Niba ushaka kwigisha ibintu abantu ntabwo ubwanyu bitabara mu dashaka no gukora. Kuba ndi kukwigisha gutya ukumva mfite akakenge ko kubikubwira, ni uko ndabyize. Ubwo nabwo ni ubumenyi ufite. Ni ubumenyi. Mbaye umubwiye mwana se. Jewe ngira uko ngenda ubuzima bwanjye ngira uko mutwara. Reba nk'iki giki. Uretse mubwire navutse ndi imbobo, ukumva? Nyuma ndacyari imbobo ariko nasirimutsemo kandi ngitswe no kuzapfa. Urabona hano harimo ibyo bintu by'amande, reka ibyo bintu byo kuzubwira by'amakuru. Ubusubukira ufite n'ubuhe wowe? Ajya kwirira ubugari kwa Suzana shabana. Ibyo bintu buri kumbwira ni ibiki mwana? Iki kigo ry'ubu nzakigisha gute? Ikintu uzi ko wagira ngo barakiroze. Izi nyigisho zirimo hano, ubundi izi nyigisho zirimo hano ngomba kuzigisha 100,000. 100,000 bose bakabifata mu mutwe. Ariko uyu muhanya nzamwigisha gute? Uzi uko anyuriye mana? Aranyuriye ngo zabanze mpere ku bandi. N'abasirimu ndigisha buri munsi bakagenda bafashijwe. Ejo kitaba ariko nacyo cyamazemo nzabona ikindi siko. Sha ndigisha banga uyu munsi ra uwa mbere ndigishije we nta kibazo byafasha, ariko ura wa kabiri ariko kanshakishe n'abandi. Sabona wari Mbese urabona nakeneye izindi ball man. Walahi reba kunyine ubandyamishije ukagenda ukamara iminsi igana gutya. Mbese uri gutekereza ko urimo ndarya iki ntabwo urumuraza. Boro tugira ngo ziri kuboneka man. Ikigori kindagaza. So zitaboneka so ngo nta biciro ufite mwana. Kireka ntabwo njya mbizera karifu. Yewe wallahi mwana uri gusiga ufite imfunguzo nk'izi ngegera. Boro zisigaye zarabuze mwana. Boro zisigaye zarabuze no mujama ndaga boro sinzana sigaye yibera. Hari bise mwana kutaciturira upera mwana ngo nanjye numva n'ubwo bwa upera wanzaniye n'ishugari. None umujama wabunzaniraga ni bise yaramuhambiye haruga kiva mu rugo wallahi. Uri murabishidikanya. Ntabwo akiva mu rugo Ari rusimi mva banze nkubwire ngo gasopo na tansiyo yanyu. Ni man turi ni mwamwe mbwira ugasanga bisanga ibintu bibaye birebire. Umuntu aragukoza amagashi baragize ukarajana ibintu byo kwisaza. Umuntu yagutuma ikintu ugatanyukaze ubwo ngubwo uri kubona ndi kubaho gute kandi ari we nabwiye. Nyine umujama wabunzaniraga singo yakunda kubinzanira nibisera muhambiye nta nuwo nyibona. Rusimbi twumvikane. Ha? Twitwara panze kuko mukagiye kutungezaho. Sawa ngaho ugenda uruha nyine genda se kandi jya wihuta kaswita. Izo mikino mama muri murazana uziko bitazaba.
umva rero Rusimbi nimba utagatekerezo papa agiye kunyohereza kwa nyogokuru kandi niho hari amafaranga ubu nyizere nawe nzakugurira. Ugiye kuja kwa nyogokuru wawe uzaja ubona amafaranga utuma amagara kuri phone umbwira nzaguhamagare ryane nzaguhamagare ryane niyo wamamagara nagizeyo Yosha wiriwe uyu munsi sha. Umva rero nkubwire. Ya gahunda yo kukohereza kwa nyogokuru wawe ndayisubitse. Iki? Ahubwo reka nkwereke iki kintu ko nenda kikwiyamye. Ubundi iki kintu wagiye uba umuntu w'umusirimu koko ntabwo uzi uko dutuye i Kigali. Byakugendekeye bitubundi uvuye wiriwe. Hari ikigabo cyo Rusimba mereye nabi kiravana n'inyogo twabisubitse. Nginde? Rusimbi se yakoze? Ari kumbwira ngo ngiye kumugurira. Ngo umugurire? Ngo umugurire ibiki? Yanguriye biscuit nanjye ngashaka ngo ko mwishyura. Rusimbi harya ni umeze gute? No ibisatsi. Ni muremure ntabwo ni mugufi? Muremure. Kimwe gifite mu maso hahombanya wagira ngo naho igiharara. Ubwo ni icyo ngicyo. Kiraje kimbone. Tugiye kugenda uje kukinyereka. Sibyo? Sibyo? Ariko ubundi wagiye wirirwa mu rugo kuko mwana wanjye ukishyira ku cango kuko. Ndabuzaho neka imitwe ariko nawe urwiriguranda. Ibi bintu rero reka manze mubwire. Tugenda uje kukinyereka. Ni rumwe ruhombanye. Sawa kirambona. Kuzura hoteleza umwana uri kubyumva uruko ndi kukubwira uyu mwana uramuzi ntabwo umuzi inde uyu nguyu uri hano icyanda kize ndakibwira byagenze bite wowe umwana wanje umutoteza uyu mwana byagenze oya mureka mumurutura umwana ahubwo uyu mwana muba bimeze bite ambwira yuko umutoteza buri munsi ushaka kumwica none uyu mwana yandiriye amafaranga yabyize ate yandiriye amafaranga murekure gato mwereke yakurira amafaranga ameze ate ndeba amafaranga twahuriye mu nzira aramwe amuguriza amafaranga avuye kujya amabisi uko byagenze rekura nagushinga umva reka manze mwihanangiriza uzongera kunkubitira umwana uko byumva nzahita ngukebanya oya ntabwo bigende hano none se twahuraga ahubwo akambwira ngo byambwiye mu shusho yawe arambwira ngo ni umutima ufite umutwe uhombanye ukuntu ubwo ushatse kuvuga kuko uje kumuvugira nje ko umva uyu ni umwana wanjye rero wirebe ubwo bivuze ko amafaranga ganjye atari bwayabo akurimo amafaranga wayamuhanye se wari uzi uko azayakura he yarambwiye ngo azasyaga ngazaka amafaranga azagira gute ahubwo reka manze mubwire tugende kuri polisi umva urambona reka tugende nkwereka ahubwo nahita ngutubanira urambona